Ndabasuje none bakunzi ba Desum TV 24 nge muri kumwe ni Gloria Ingabire. Nkuko mubona turi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari umuvyeyi ba mu buzima bubi ikuza guhinduka amateka nawe kongera gasaka. Muvyeyi ndakwakira ngo hayi kaza kandi twibwira amazina yawe witwa nde tuyeheye. Nitwa Yakaragiye Delphine, abantuye mu mudugudu wa Nyakuguma. Yego. Hanyuma wowe Delphine uri muntu ukibayeho utembere kujya muri ubuzima rubaye umuti. Yewe. Jewe nari impfubyi nta babyeyi nagiraga nabaga mu miryango yanjye. Imiryango nasigaranye nayo iranshingira. Aho banshingiye naho nsanga ni mu buzima butari bwiza. Leta ikomeza kunyitaho iraduhumuriza. Leta iraduhumuriza ubundi ubuzima turakomeza nyine tugenda mu buzima bubi ariko turagenda bugabanyuka ubuzima bubi buragenda bugabanyuka kuko ntago dusaba dukora ibiraka tukabaho. Aho tubonye ikiraka hose turakora nta kibazo. Ubonye ikiraka wese aratubwira tukamwitaba. Ntago dusaba nta nubwo dusaba umunyu. Dukoresha amaboko yacu tukabaho. Adelphine, ubundi abavyeyi babishwe n'iki dusubira kugira ngo bura abavyeyi byagenze gute? Abavyeyi banje bapfuye muri jenoside. Bose bapfuye mu kwa kane. Nsigara mpagaze nk'igiti nanjye nari impfuye. Hari banyishe umwana wari umpetse baramubwiye bati uyu mwana mushyire hasi wowe ukomeze ugende. Noneho umwana ararira aravuga ati abavyeyi bose bashize ati niwe nsigaranye wenyine. Haza kuza umugore w'inzobe aravuga ati uyu mwana ni mumwihorere rwose wabo turabazi wabo ni abahutu ariko abandi bose barashize. Nuko narokotse bene wacu bamwe babatwikiye hariya ku kiliziya Kigahanga hariya hepfo abandi baguye umugenda. Hanyuma ubundi baje kugira mu buzima bwo guteka bari bagushingiye cyatse umugabo ukoze ubutuzi kwanyanga twese gukora ukari byiza kandi bishimisha umuntu baje kugira mu buzima bubi gutekaje kugendekera ubuzima bubi kubugeramo kuvuga ngo nabaga hano haruguru aho bita kwa Mwumva neza. Noneho umugore wa Mwumva neza niwe wanshingiye hano kubera ko umuhungu wa hano niho yabaga aravuga ati mwese muri impfubyi reka mwese mwisungana ariko Kristo nta babyeyi yagira ari nawe roza nta hepfo nta haruguru ati wenda igihe kizagera mwese mutera imbere. Ubwo rero tuba dushakanye turaza nkimara kugera ahangaha nukuri nta kibazo mfata isuka ndahinga ntago nari nzi guhinga ariko bitewe nuko nashakanye n'uyu mugabo nkora mu ndinganire ubwo nashakanye nawe mfite ku mafaranga. Ubwo nukuvuga ngo turakomeza tuba nyine mu buzima ndakorera amafaranga nkajya ngenda mu gitondo nkaza nimugoroba turabana nyine. Ubwo bigeze aho nawe yagira ikintu abona akazana yaba ari nta kintu yabonye kavuga ati ngo nta kintu nyine yabonye nta kundi tukavuga ati twebwe nkuko twasigaye turi impfubyi ntazagira umuntu umenya ibyacu tujye tumenya ibyacu. Nta muntu wigeze twinjira mu buzima reka ntawe. Nimba tuburaye tukamenya ngo turaburaye nimba turiye tukamenya ngo turariye nibyo. Baje gushaka umugabo hanyuma se usere mwari mumaze igihe kinini mukundana ariko bigaragara ko cyari na mwiza. Twarakundanaga kuko nawe kwa Mwumva neza ni kwa bene wacu n'ubundi yabaga kwa bene wacu n'ubundi twari tuziranye. Se naje guhura n'uwo muhungu gute hariganaga twamuzanye byo ndabyumva mwahuriye he nyirizina twahuriye n'ahangaha i Gahanga. Njyewe nabaga kwa mukuru wanjye aho bita kwa Mama Diane nawe aba kwa Mwumva neza ariho kwa musaza wanjye wo kwa mama wacu. Noneho nkajya kwa Mwumva neza
najya kwa Mwumva neza tugahurirayo nkamusangayo. Ari ijambo rigezweho bajya ngo gukora umuti urarizi ndarizi ugakora umuti gukora umuti nyine ngo mwakoraga umuti mwahuriraga noneho twanahingaga muramukazi wanjye yahingaga iyi sambu ya hano noneho yajya aza guhinga nanjye tukazana ubwo rero tukabonana gutyo nyine urukundo turwogera ndabona usa nk'uwakundaga uwo musore cyane hari ibintu byava ngo narashize erega ni kavukire ni kavukire ntabwo akodesha ubwo se udakunze kavukire wakunda iki waba uri imfubyi ugakunda umuntu wo mu ntara bene wanyu bari i Kigali bakazakubona gute ushobora no kugerayo ugapfa none ngira nk'ibintu bitatu wakundiye uwo musore ngira nk'ibintu bitatu wakundiye uwo musore uwo musore ikintu namukundiye cyane ibintu bitatu wamukundiye umusore rero yabaga haruguru kwa musaza wanjye mu gihe ntazibagirwa cya jenoside hari mu kwezi kwa 4 tugiye kwibuka sibyo noneho hari umusaza wacu mukuru waguye hari i Murambi byabaye ngombwa ko tujya kumushyingura nawe yabaga kwa Mwumva neza muri iryo joro ryaho abajura bateyeyo baravuga ngo bagiye kwica Mwumva neza n'umugore noneho nanjye na mukuru wanjye twari turi kumwe baravuga ati bavuze induru cyane bati kwa Mwumva neza barapfuye noneho mama Diana ati roza byuka tugenda turabyuka tuba turagiye tuzamutse tugenda tuvuze induru noneho uyu mugabo wanjye ko ariho yabaga babajura barinjiye abari bo bakoma ipanga yaha mu mutwe buriya ni ikimuga mu mutwe bamukoreje ipanga y'umutwe noneho abantu tuvuze induru cyane bizangegera ziragenda zigiye wa mugabo baramufata bahita bamujyana kwa muganga imodoka ya polisi niyo yamujyanye kwa muganga Pandagara bamugarura bukeye uhita ubona ko umugabo wawe ari intwari twari tutarashakana twese twari tukiri abasiribateri nahise mvuga ati ahubwo ninjye mukobwa ufite umugabo urenze nako umusore nako byari bitarananzamo neza ariko buriya